Yesu ashimwe mwene data mushiki wanjye tubanye muri aka kanya, muri kumwe na Pastor Jean Jacques. Ndagira ngo dufatanye gusoma ijambo ry'Imana muri aka kanya keza iduhaye ko gusabana nayo. Dusome muri Matayo igice cya 20, turahera ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 16. Bugorobye nyir'uruzabibu abwira igisonga cye ati, hamagara abahinzi ubahe ibihembo byabo, utangirire ku banyuma ugeze ku ba mbere. Abatangiye ku isaha ya 11 baje, umuntu wese ahabwa idenariyo imwe. Ababanje baje bibwira ko bahembwa ibirutaho, ariko umuntu wese ahembwa idenariyo imwe. Bazihawe bitotombera nyir'uruzabibu bati, aba banyuma bakoze isaha imwe, ubanganije natwe abahindutse umunsi wose tuvunika twicwa n'izuba. Nawe asubiza umwe muri bati, mugenzi wanjye sinkugiriye nabi, ntuzi ko twasezeranye idenariyo imwe? Ngiyo yijyana ugende. Ko nshatse guhemba uwa nyuma nkawe, mbese hari icyambuza kugenza ibyanjye uko nshaka, kundeba igitsure kuko ngize ubuntu? Uko niko ab'inyuma bazaba ab'imbere, kandi ab'imbere bazaba ab'inyuma. Amen. Iri jambo dusomye ndifuza ko twaganira mu kwibukiranya n'iki Imana yakoze ku bwacu, n'iki Imana yadukoreye. Uyu mugani Yesu yaciye ni umugani w'abahinzi bo mu ruzabibu. Ubwo Yesu yavugaga ko umuntu yari afite uruzabibu rwe akenera abahinzi, ahera mu gitondo ahamagara abahinzi akanababwira icyo abageneye, kandi yari arimo avuga ko uwo mugani ari ikigereranyo cy'ubwami bwo mu ijuru. Ngo yasezeranye n'abahinzi idenariyo imwe abohereza mu ruzabibu rwe. Isaha 3 arasohoka asanga abandi bahinzi nabo arabazana, aravuga ati kuki muhagaze ntacyo mukora? Nababaha akazi bajya mu ruzabibu, nababasezeranya idenariyo imwe. Ndetse yongera gusohoka no ku isaha ya 6 ndetse n'isaha ya 9, aho hose yagendaga abwira abantu ati kuki muhagaze mudakora kandi ufite akazi? Nabo akabashyira mu ruzabibu kandi abashyiramo abasezeranije idenariyo imwe. Ndagira ngo dukomeze twumve neza iby'uyu mugani, kuko Yesu yavuze ko ari ikigereranyo cy'ubwami bwo mu ijuru. Hanyuma ba bahinzi rero barangije guhinga, amasaha y'umugoroba ageze, nyir'uruzabibu abwira umugaragu we, niho twahereye dusoma, ngo azane ibihembo ahemba abahinzi, ndetse agiye no guhemba asaba ko ahera ku banyuma akaza kugera ku batangiye mu gitondo. Hanyuma rero aho twasomye ahereye ku ba mbere, ku banyuma abahemba idenariyo imwe nk'uko babivuganye. Arakomeza ageze no ku ba mbere abahemba idenariyo imwe. Ngo ariko bo bari bibwiye mu mitima yabo kubwo ahereye ku banyuma naza kugera ku ba mbere aza kugira ikintu yongeraho, ariko bibagirwa icyo bavuganye na nyir'uruzabibu. Hanyuma rero ngo nabo abahemba nk'uko bavuganye ya denariyo imwe. Hanyuma ngo batangira rero gusakuza bavuga bati, ntibishoboka, turahembwa gute nk'uko abanyuma bahembwe? Arangije ko kubasubiza ati, ariko nta nabi mbagiriye rwose, nta cyambuza kugenza ibyanjye uko nshaka, windeba igitsure ko mpembye abanyuma nk'uko nawe naguhembye, kuko nguhembye ibyo twavuganye. Isomo rero nashatse ko dukura muri uyu mugani ni iri ngiri, ngo
tumenye ibyo twavuganye n'Imana. Hari byinshi Imana yakoze mu buzima bwawe, hari byinshi Imana yakoze mu buzima bw'abizera, hari byinshi kandi ikomeje gukora. Imana yadusezeranije ubugingo buhoraho ubwo twazaga dushaka Imana, itugirira ubuntu yirengagije ububi bwacu, yirengagije ibyaha byacu, yirengagije ingeso zadutwaraga, itubabarira kubw'ubuntu bwayo gusa. Nta kiguzi twatanze kugira ngo Imana iduhindure abana bayo, iduhindure urubyaro rwayo, ndetse nta n'ikiguzi twatanze kugira ngo umwana wayo w'ikinege imutange adupfire. Ni amaraso ya Yesu gusa yatwejeje kubw'ubuntu bwayo. Hanyuma ntiyanarekeye aho, yaduhaye umwuka wera kugira ngo atuyobore muri ubu buzima, atuyobore mu gukiranukira Imana no mu kubahiriza icyo Imana idushakaho. Umwuka wera atubera umufasha, imutanga nabwo kubw'ubuntu bwayo, ndetse n'indi migisha yo mu gakiza twayibonye kubw'ubuntu bwayo. Ariko ingorane ziriho muri iki gihe ni uko umuntu arimo akura amaso ku by'Imana yakoze mu buzima bwe, ahubwo akareba ku bandi. Aba yabagiriye gutya, n'abariya yabagiriye gutya, dore aba yabahaye ibi, njye ntabyo mfite, dore ineza yagiriye bariya, dore uyu uko imugenje, njye ntiyankoreye nk'ibi. Ntabwo ikibazo ari abandi, inshuti yanjye mwene data, ahubwo wowe reba ku by'Imana yakoze mu bugingo bwawe. Uraza gusanga Imana ariyo gushimwa, uraza gusanga Imana ariyo gushyirwa hejuru, uraza gusanga Imana yarakoze byinshi mu buzima bwawe. Akenshi tubujijwe ishimwe nuko tureka gutumbira ibyacu bitureba, tukareba iby'abandi, tugacererezwa n'iby'abandi. Bariya bafite ibyabo, bafite n'izabo barwana, wowe utarwana ngo utsinde. Reba imbere, reba ku cyo mwavuganye n'Imana n'uburyo Imana yagiye igisohoza. Reba ubuntu Imana yakugiriye uburyo ari bwinshi, unezerwe n'Imana yawe yagukoreye ibyo byose. Wikererezwa no kureba ibyo abandi bahawe n'ibyo bakorewe, kuko ubuntu bafite uko bavuganye n'Imana, nawe ufite uko wavuganye nayo. Imana rero ndakwifuriza ko yagusura ukareba cyane cyane ku by'Imana yakugiriye, ku neza y'Imana, kuruta kureba ku byakorewe abandi. Imana iguha umugisha mushiki wanjye mwene data. Imana iguha amahoro, ikurebe neza, ikwagurira imbago, ikiganza cyayo cyiza kikubeho ubuzima bwawe, wemere Imana ibuganze. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen.
azanyumvira nanjye ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye. Nitwizere uko bikwiriye umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawo ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ko umunsi ukwiriye n'ibyabo byabo gusa ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ko umunsi ukwiriye n'ibyabo byabo gusa. Kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mu cyiza wishingikirizeho ngeza